bagufashe bakazana televiziyo bakayatsa uri kumwe n'ababyeyi bawe papa na mama n'abavukanyi bawe uko nyine mungana mwanya niba muri batanu harimo na papa na mama wawe bakaguplaying video y'ubuzima bwawe bwose yaba bibi yaba n'ibyiza waciyemo muricaranye hatagira akantu na kamwe basiba bahisha bakabizana byose bakabishira aho ngaho bakabiplaying no kuzana intebe bakayiteramo imisumari bamara bakakubwira ngo icara bayitanike kuzana bagashira hari igiflat screen kikerekana ibintu byose nanyuzemo ubuzima bwose wanyuzemo kuva ukiri mutoya kugeza uyu ungana hano yego no kuzana intebe bakayiteramo imisumari barangiza bakakubwira ngo icaramo ikintu nakora se nababwira imisumari bateyemo bongeremo n'amacupa gukora ikiganiro ahangaha ikamaze kuri Humuka Urashoboye TV kandi iyi ni inshuro igira kangahe turi kumwe ndumva ni inshuro ya kabiri ya gatatu inshuro ya gatatu inshuro ya gatatu turakwakiriye kuri Humuka Urashoboye TV tugahaye ikaze kandi hano wowe ni mu rugo murakoze cyane nagira ngo nibyo abantu nibaza ko bakikwibuka bakikibuka amazina yawe kandi utakwibuka nawe azaguhamagare nyine umwibwire cyeko niko byumva rero nyuma yo kukwakira tugiye kuganira dufite ibiganiro ariko mbere y'ibiganiro ngewe ndibanza kubaza kuki wahisemo agapfukamunwa icyo kibazo ni cyiza ariko mbere y'uko ngisubiza kamanza nivuge ku batanzi ko wasanga iki kiganiro ushobora gusanga hari batararebye cya kintu cya mbere cyangwa ibyo twabanje gukora nabyo bigasaba ko mbanza kwivuga banyita Yves aka Papa Declara kuseka nkaba igitumye bisetse nuko nzi ko umuntu witwa papa runaka nuko ufite umwana witwa se Declara nta mwana ufite witwa Declara none papa bikomoka kuki Papa Declara rero ryavuye ku kera hari umushuti wacu hari umugabo yari inshuti yacu hanyuma twakuze tumubona tumwita nka uncle hari akantu yari afite muri telefone ye kameze nk'aho bari kodinze umuntu uri kuvuga noneho habaho kubanza guhamagara kumva telefone irasoma yabikoraga rero muri ubwo buryo ameze nk'aho ari kutunyuzura telefone igasona agahita akubwira ati itabe wakwitaba ukumva umuntu urimo aratangira ati alo ni Papa Declara sasa ile kitu ilikuwa nani umeitia wapi gari mu mvugo ikintu z'Igiswahili noneho kumva n'umuntu uri kuvuga neza nuko kuvuga ati ngo unase ati ulitia wapi agatangira kuvugisha Igiswahili kubaza ati ninde ati uyu ni nani watangira kuvuga kumva ngo ni Papa Declara ni hirya z'ukomoka noneho dutangira rero kumwita Papa Declara umuntu
kubera icyo kintu yari yarashyize muri telefone bikura gutyo none nyuma nyine hashize igihe kubw'ibyago nyine yaje gupfa hanyuma ejo bundi nyine turi mu bintu by'urwenya n'ikintu ngo hahise hazamo igitekerezo ndavuga nti okay uwazagarura rya zina kuko twaramukunda cyane umuntu wadusetsaga kure cyane so naho ngaho hanyuma aka nawe akaba yarapfuye cyangwa n'urusi twiki igihe abantu ubundi umuntu asigaye afata amazina bamwise agahita yikubitira hiryiwe ubwo nimba witwaga Yves ubwo se nawe turahita tukwita I kuko bahita bakuraho V niki cyababaye mwabaye mute mwabana mwatewe niki aravuga Yves hari n'abashobora kwita avuga ati Ivi ugahita ucurika VI uricurika VI Yves VI hari ukuntu wete nyine uricurika ukuntu murabona mudafite ibibazo muzabyihangane mu banyamurenge witwa Nyabigondo bamwita Bigondo ubwo nyine ni nk'uko witwa Nyakirayi bamwita Ikirayi Nyakirayi uwo ntazi gusa ni Nyakijumba ariko Nyakirayi abaho Nyagitoki oya igitoki ntabwo ubundi ntabwo abanyamurenge bajya barya ibitoki mu busanzwe babirishijwe n'amahanga gusa ubundi ibitoki twabiryaga mu ntambara mwabuze nyine ibindi bintu bya mwahungiye nyine nk'ingiye mu ntoki akaba aricyo gihe muteka ibitoki ariko kumva mwatetse ibitoki mwaburaye ubundi umunyamurenga yakujijwe n'akagari kagari muri make byari kuba byiza iyo bavuga Nyakawunga cyangwa oya twebwe ubundi bugari ntabwo tubwita kawunga tubwita umutsima cyangwa se niba ari ubw'imyumbati babwita burure niba ari ubw'ibigori twagiraga kankoto tukagira n'agatimbo nta nyagatimbo uhaba rero nyagatimbo nanjye sindayiryaho nyagatimbo oya ntabwo yitwa nyagatimbo yitwa gatimbo gatimbo ni ikintu ubufu bw'ibigori busanzwe nyine akawunga nyine bumeze nk'akawunga muri make ntabwo ari akawunga gatimbo ni ubufu bafataga ibigori nabyo ntibikubwira n'ubundi ntubyumva bakabishokora kubishokora rero ni ukubikobora arya amaganda yabyo bikavaho bijya by'inyuma noneho bakabijabika bakabishyira mu mazi bikaramaramo nk'icyumweru cyangwa se ibyumweru bibiri ubundi basoza bakakora icyo bita kubijaburura ni ukubikura muri ya mazi noneho bakabitwija gutwija rero ni ukubishyira mu isekuru ukabihura noneho wamara ukabyanikira byamara kuma ukabona kugira gute mugasura kandi mukabihura noneho muyungurura mugahura byanoga mukayungurura noneho yafu rero yavuyemo niyo gatimba numva ko ari process ndende ariko nyumva waryaga ikintu kiri original kabisa ejo bundi hano narayiriye narabikoze nashatse kwiyibutsa ndagenda ndabigura ndabijabika ndabisekura ndatwija ndagira gute ndangije ndanikira ifu ukecura umutsima narariye pe ndumva kabisa ukuntu bivuzemo na process nyuramo mu kuba urya ikintu kabisa ukumva na original kabisa gusa kubera ko hano nta sekuru tugira ugura nyine ibishokoro n'ubu ndabijabitse ubwo rero ninja kujaburura nzaguhamagara uze kurya kuri gatimbo wumve ikintu tigeze umenya kimeze neza umwimerere mbaye nshimye mwana basi nuko aha wibwiye abantu papa deklara ubu se nzaza nguhamagara ibi unabahamagara ibi bizaza ari korohera ko bishobora kugutwara igihe gutangira kumenyera papa deklara Yves papa Yves aka ninuza ni nko kwavuga ni nk'uburyo bwo kukwereka irindi zina rijemo uri usibye iri ngiri nk'uko wavuga uti ni Yves cyangwa wakwita papa deklara n'ubake ni nko kuvuga ati ni riza risanga ryari ntarisanzwe ufite ariko
iriya niryo nitwa ariko si iryanjye nagahimbano ntacyo nzi muri aya tatu ubwo nyine ibizaza riza mbere twagiye ibizaza riza mbere tujyana nuko ubu rero tugeze mu mwanya mwiza w'ikiganiro gishushe ndabizi ntabwo uri pasiteri ariko kenshi twagiye duhurira mu matorero gusenga Sunday ariko hariho akantu kari gucicikana ka Apotre Gitwaza avuga ngo ntabwo bikwiriye yuko umukobwa agenda kuri alitari yambaye ipantaro kuririmba yambaye ipantaro gukora protocole yambaye ipantaro ese urumva ibyo bintu koko bikwiriye ntabwo mvuga ngo bikwiriye ari ikintu kugenda kujya kuri alitari wambaye ipantaro cyangwa se wambaye ikanzu cyangwa se wambaye undi mwenda uwo ari wo wese wikwijije nk'uko babivuga urumva bitandukaniye hehe no mu gihe wagiye wambaye ipantaro ese agakiza kaba mu myambarire iki kibazo nikizibajije okay kongeraho kuri ibyo ngibyo mbajije hari ni ku misatsi bavuze ku misatsi sinzibariho ku misatsi y'abahungu amaderede amahereni ibyo byose yagiye abivugaho ibyo nizera ko wabyumvishije neza ese urumva hari aho bihuriye n'agakiza mu by'ukuri abantu bakeneye kuri uyu munsi cyangwa se mu minsi yashize urakoze kuri icyo kibazo bajije maze iminsi ntekereza cyane kunoza ku kintu mbere y'uko anabivuga anavuga n'ibyo ngibyo by'ijombi yavuze hari ikintu maze iminsi nibaza ndibuka yeze no gushakaho gatoya kubibaza njyewe nabivuga gati iwacu kuko ntabwo ari uwacu iwawe iwacu gute umufasha wawe mugenzi wawe umuntu se nk'abafyanse wawe nashatse kubibaza umufasha wawe umudamu wawe se kuya nagize igitekerezo kuko urabizi channel ye kubibaza love urakoze kuko niba mvuga uwacu ntabwo ari uwacu oya ntabwo ari uwanyu n'uwanyu uwanyu ntabwo tuwanyu bari kumbwira ati uwanyu voilà ubwo nyine bise mbyumva ibyo byacanga base uwacu se ngewe yabo wacu ubona ngo bikuvamo neza so ubwo nyine ni uwanyu wagerageje ntabwo utagize no kuri pe njye murenge ugomba kuja ku ishuri ugaciga ku ngufu nzokiga uko bizagenda kose ariko uzi ko hari abanyarwanda bavuga ikinyamurenge gusumba abanyamurenge bamwe na bamwe nibyo kandi bakavuga neza nanjye nuko usibye ibyo gujokinga cyangwa iki nanjye nakuranye n'abanyamurenge nakuranye n'abanyamurenge umupasiteri bita pasiteri Maso amwita Maso irindi zina amajisho senderi ubu ngubu ari muri Uganda niyo afite itorero amwita Bishop Maso hari irindi zina amuziho cyane ndakibagiwe afite umuhungu we mukuru we bita Noro afite kandi nyine dukurana n'abana nyine afite n'abana b'abakobwa bita Nyazuba Muzungu iki byishimo abahungu Noro ni benshi Kiza mbese twarakuranye so tugarutse rero kuri kiriya kibazo barumbajije impamvu nari nzanyemo ijambo kubaza ko kirifuzaga kubaza wanyu ashaka kumubaza kugira ngo azanshakire n'ibizashoboka hazagire umupasiteri uzi ikinyarwanda uvuga cyangwa uzi ikinyamurenge hanyuma habeho kubaza sibyo ubundi gukizwa ni iki nari mfite ibibazo nka bitatu nshaka kubaza
nshaka kubaza ni gukizwa ni iki? Okay, ntagisobanukirwa. None ni iki nakora ngo nzabona ijuru? Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu, ibi bindi bigenda bikurikiraho bivuga kuko abantu benshi bavuga ibintu bitandukanye. Bamwe baravuga ati ibikorwa byawe ngo tuzabazwa ibikorwa byacu ngo tugira. Bamwe batubwiriza bavuga ko ibikorwa tuzabazwa ngo tuzagira ngo bamwe bati mbese ukumva harimo urujijo. So nkifuza rero kubanza kumenya agakiza ni iki kwanza. None kuki ariyo nuza bamwe batubwira bati muzi uko mumeze, ati yemwe abarushye n'abaremerewe mukora iki? Munsange baruhure. Abarushye n'abaremerewe, yego. iyo bavuze abarushye n'abaremerewe haba hari iki? Numva nyine ari abantu baba bafite ibibazo bitandukanye, baba bashaka muganga ubavura kugira ngo bamererwe neza. Pana muganga wo kwa muganga, muganga wa hariya. Sasa rero njyewe mbona akenshi aho ibi bintu biva, ibi bintu ngo kwambara amapantaro waba bambaye amanuza, njye numva ngiye nkanjye kuri njyewe numva gukizwa ntago ari imyenda. Gukizwa si imyenda, gukizwa si imisatsi. Numva gukizwa ari ukuba warakiriye first of all, bavuga ngo kwakira Yesu umukize mu cyumuzi ubuzima bwawe, sibyo? Hanyuma ugatangira kwitwara nk'umukristo, sibyo? Kwitwara nk'umukristo, umukristo yitwara gute? Okay, bamwe bavanga icyo bita culture cyangwa mu Kinyarwanda sinzi uburyo nabivugamo, umuco n'ubukristo. Ni ibintu bibiri bitandukanye kuki? Umuco ni kuriya nyine nk'uko twese twakuze tubwirwa, twakuze ni umuco waho wavuye. Nk'amwe abanyamurenge mufite kirazira mu muco wanyu. N'ahangaha i Burayi bafite ibyabo imico yabo. Niyo mpamvu iyo uje hano umuco w'ahangaha n'uwi wanyu ni ibintu bibiri bitandukanye, siko bimeze? Nubwo hari aho bigera nawe ukavuga uti umuco hariya sinawemera, nk'uko ubundi abazungu hari abajya bifuza imico yacu twebwe abirabura bitewe n'ukuntu twitwara, reka niko mbivuga, sibyo? Agakiza rero ni ibintu bibiri bitandukanye. Agakiza ni ugukizwa, sibyo? Wamara gukizwa ugatangira kwera imbuto. Kwera imbuto? Kwera imbuto abenshi babibona mu buryo butandukanye bitewe n'ikinyejana turimo. Abantu bakuru cyangwa ababyeyi bacu batwihanganire, hari ibintu babona nk'ibibazo ariko bitakabaye ibibazo. Ababyeyi? Abantu bakuru, abantu bakuru. Hari ikintu bashobora kubona bakakigira big deal kandi ubona atari ikintu kinini, ubona atari ikintu cyakabaye ikibazo. Kuko ntabwo numva ko umukobwa kwambara ipantaro akaza mu rusengero sinumva hari ikibazo. Umuhungu kuza mu rusengero afite amadrede sinumva ko ari ikibazo. Impamvu bavuga ati ngwino mu rusengero cyangwa ngwino uko umeze, isoni zizaza gahoro gahoro. Kikwereka iki? Wowe umbwiye kuza nyerera imbuto. Bisobanukirwa? Nyerera imbuto njye bizikora. None se hari umuntu urinda kukubwira ngo ngwino cyangwa urijyana wenyine mu gihe wumva ko wowe wenyine wananiwe? Umutima we wijyana, sibyo? Ukaba uteye intambwe ya mbere nje mu rusengero, siko bimeze?
ninza mu rusengero muranyakira ngere ku rukundo bande abo nsanze mu rusengero amusanze mu rusengero umwe yaturutse iriya undi yaturutse iriya undi mwese mwaje mufite ikibazo gisa n'igihuye buri muntu wese ashaka ko bamwitaho undi wese ashaka ko bamwitaho ni bande mushaka ko babitaho abo tuje dusanga bakishijwe imbere yacu hakishijwe imbere yanyu rero bambaye amapantaro batweretse example then ndetse n'ubyumva bakishijwe imbere yacu right bambaye amapantaro sibyo ariko nje hari ikintu kimwe ndi gutekereza hagati aho ngaho nta guciye mu ijambo nibaza ko uravuze ngo mu mico hari abantu bahuza umuco n'ubukristo kandi bitakagombye guhura ikibazo kiri aha ngaha umuco n'ubukristo bazavuga ngo wagiye mu buryo yasaze bazirya ari mbisi niko bajya baca umugani iyo ugiye ahantu uvuye iwanyu ukagenda i Murenge cyangwa se ukagenda i Burundi cyangwa se ukagenda i Bugande cyangwa se ukaza hano abo hasanze ibyo bakora nawe wisangamo usanga hari ibyo ugiye wibagirwa gahoro gahoro muri wa muco wanyu mwagiraga niyo mpamvu iyo ushitse ahantu wiga ururimi rwaho kugira ngo uzabashe kubaho sibyo kera nje nzita ko ari umuco umwe kera watakaye kuko hari iwanyu wabaga bakoreshaga ururimi rumwe ubu washatse gushiraho ururimi rwa kabiri hari iwanyu rero wambaraga ikanzu cyangwa se igitenge aho wagiye bambara amapantaro urasanga nabo wambaye ya mapantaro cyane cyane dore ko turi mu bihugu bikonje sibyo none ubu ngubu n'ukuri uzakubitamo ikanzu cyangwa se ikijipo cyangwa se igitenge ejo twari dufite kangaye urege gufirizingira mu nzira urege gufirizingira mu nzira gusa icyo navuga bajye bareka kwambara utuntu twakabana misuzi batwita twakabana misuzi nuko batwita kakari kabafunga kabisa nawe niko yavuze yerekana ibice byose by'umuntu nawe niko yavuze utwo tunyagwa bambara tubafashe cyane birarutwa nuko koko wakambara igitenge cyangwa se wakambara ikanzu ariko nanone ntabwo byavuga ngo niba wambaye ipantaro wambaye amaherena wambaye amadrede bituma utagenda mu rusengero ese mu rusengero tuhagenda kubwiye mpamvu tuhagenda kugira ngo turuhure imitima yacu none se nimba mbifite nkaguma hanze nzaruhukira hehe uko wegera urusengero nibaza yuko ariko ugenda ubohoka ubona ibyo abandi bari gukora uko mumeze ukabivamo isoni zizaza uzagenda isoni buri muntu wese agira umutima umucira urubanza agira umutima nama yes buriya nubwo umuntu yaza akakubwira ngo ibibuha ikora si byiza abikubwira wowe ubwawe ubizi ko ibyo uri gukora si byiza koko mu gihe uzi ko ibintu uri gukora byarenze bigaragarira abandi si byiza kuko ntabwo waza gusa ikintu nanjye cyantunguye ni ukubona umuntu uje mu rusengero yambaye ipantaro iciriye aha yambaye n'agakamukunda out ukagenda ugaragaza ibice bimwe by'umubiri wawe ukagenda imbere mu rusengero biriya bazavuga ngo abagabo ni abanyantege nkeya bashobora koko kuhagwira ariko ntabwo bisobanura ngo niba wambaye ipantaro nziza imeze neza ikurekuyemo byatuma utagenda uje gukora protocol cyangwa se byatuma utagenda ngo uze kuririmba kuko sinumva ko gukizwa k'umuntu umutima w'umuntu bijyanye n'imyambarire cyangwa se nje biranjita imitako cyane cyane nk'amaherena amadred nje mbyita nk'imitako ku muntu runaka ashatse kwitaka bitewe n'ikinyejana byenda turimo kuko mbere ntibabigiraga icyo kintu uvuze ni byiza cyane kuko mise nanabisanisha n'ikintu kimwe nigeze kubona hari umwana w'umukobwa wigeze kumbaza ngo urata ndamutse nyijijwe ndi umukristo nta kibazo ntakora ibi ntakora iki ariko nkaba nikundira kwiyambarira agakomo ko hasi hano twadukomo dufite ubukomo bwinshi ngira nako nambara hano ko kuguru hari ikibazo hari abenshi bitewe n'imitekerereze yabo n'imyumvire yabo bavuga ko abantu bambara ubukomo bwo ku maguru n'iki ari indaya
koko se ziba ari indaya cyo ni ikibazo gikomeye uzi indaya zitajya zambara n'uzo zambara zikikwiza ntunabone zikambara neza kandi ntumenye ko n'ubwo buraya bukora kandi yaraciye ibintu muri karitsiye icyo nicyo kibazo dufite so njyewe numva ko hari ibintu bimwe tugira big deal bitakaba big deal kuko akenshi niba bavuga ati ngwino uko umeze isoni zizaza gahoro gahoro nshuti wenyine ubyikuriye umuntu yaje ukamwakirizanya urukundo mwebwe ubwanyu ku rusengero rwanyu nta muntu ushobora kuza ku rusengero ngo yambare ipantaro icyumweru kimwe bibiri bitatu bine bitanu no apana icyumweru umunsi wa mbere uwa kabiri nyumva mu rusengero rwose nta wambara ipantaro ukumve sibyo arizo za mbuto navuze umuntu dukwiriye kubanza kugira kumera imbuto aje yambaye ipantaro siko bimeze araje umunsi wa mbere umwakiranye urukundo apana biriya kwakira umuntu uko mukeneye amaturo no mumwakirije urukundo sibyo umunsi wa mbere arebye ukuntu mumeze abantu barareba muramukunze muramwakiriye ngwino Yesu aragukunda n'iki sibyo umwakirije urukundo umunsi wa mbere arebye urusengero rwose nta muntu wambaye ipantaro niyo umukobwa wenyine yambaye araje umunsi wa kabiri uwa gatatu uwa kane niwe wenyine wisanzwe uzambaye ipantaro nshuti nimba ko kumukorera Imana kandi Imana nayo igira gahunda Imana ikaba yarimo inabagaragaramo azahinduka ntose nimba ariyo myambarire yiwe asanzwe yambara no mu buzima busanzwe ariyo yakuze yambara hari ikintu muri we kizamo abazungu ntabwo ujya ubona baza muri Afurika bikarangira bambaye ibitenge nyine nibyo bya binini navuze iyo wagiye yasanze aho wagiye ufata imico yaho uko byagenda kose naza mu rusengero rw'abanyamurenge agasanga mwitwara ibintu bitandukanye uburyo mwitwaramo bitandukanye n'ahandi avuye icyo azababonamo azakikunda azakigerageza ibi byose ubona abantu bakora baba bafite impamvu nuko nta mwanya tujyaho wo kwegera n'iki ngo tube twababaza n'iki ariko haba hari impamvu tube turetse uyu nguyu gutyo babivuze n'ubyumvisha uburyo babivuze ati amapantaro n'iki ashobora kutugusha hagwa n'umuntu usanzwe ari mu nzira y'uko uzi nko kubyutsa umuntu n'ubundi korosora umuntu n'ubundi warubyutse dusubiye inyuma ubundi ese abapasiteri dufite muri ino minsi ko baratwerera izihe mbuto zo kujya kuvuga ngo ninde wateye inda ni pasiteri ninde wasambanye mu muhanda ni pasiteri pasiteri yabaye baritaza ubu nyine dufite ababaritaza y'abanyamurenge harahiye isi yarashize ahubwo abapasiteri mutworohereze please nari narabivuze babaritaza y'abanyamurenge ejo bundi bazaba babonetse baruzuye hari abo tuzovuga mu mazina babaritazari usanga bafite abagore bakagira n'abandi bagore ku ruhande bakagira n'abandi mu itorero bakagira n'abandi birirwa babesha hirya no hino bakagira n'abandi batendekera iyo ngiyo kure bamara bakaza kubuza abantu ngo nimugire gutya na gutya mubanze mutwerere imbuto turebe imbuto zanyu sibyo nimara kutwereka imbuto natwe tuzahindura ingeso zacu mbi yani kumbyumva kuko uzarebe kuri Imana nyine kurasanga abana bavutse nabo abapasiteri nabo abashemase nibara abashemase na ubu nyine isi tugezemo ntabwo ari isi yo kuvuga ngo ntabwo wambara gutya ntabwo ugenda gutya umuntu wese ubu nyine akora icyo yumva kimuhaye amahoro umutima wawe uca urubanza ntibazakubeshya aba bantu bose ubona bafite umutima nama ariko hari icyita kimutera kuraje akavuga ati se ato n'ubundi se ko harabagera gutya n'ubundi se ko harababanza ko gatangira ubundi ko batubuza agashaka ibimurengera hari abababuza ugasanga abana babo nibo babaye ibirara bimwe byo ku rwego rwo hejuru kandi bakagenda hari bakababuza ngo ntimukagere gutya na gutya na gutya kandi abana babo nabo niko bameze ese tuzabumva gute ahubwo kantu uvuze babyeyi ni iki bakorera Imana sibyo
Okay. Tubanze dusobanukirwe Imana dukorera ni Imana ki? Imana data. Okay. Gukizwa bikurinda iki? Bikanagufasha iki? Bikanakugeza kuki? Hari abantu bazi ngo urakigukizwa ukajya mu kazi kawe, sibyo? Uri umugabo, ufite umugore, ubaye pasiteri, utangiye kubwiriza ubutumwa, bikageraho urugo rwawe, wagiye kubwiriza aha, ugiye ahandi, umaze igihe kinini, bigeze n'igihe ko abana batabona papa mu rugo. Hari abana ubu ngubu tuvugana bafite navuga se gute, bafite papa ariko badafite dadi. Sinzi iki kintu cyumva neza. Bafite umubyeyi ariko ntabwo bafite papa. Aha, bakumvisha bitwa ko bafite umubyeyi ariko ntibabona. Ako ni bafite papa, bafite wa muntu uvuga uti nta mwanya agira w'abana be, ukwita ku bana be. Urumva ntabwo bamuzi, ntajya bicaza ngo baganirize, nta rukundo ruri hagati yawe n'abana be. Twarangiza ngo turi kwiruka ngo turi kujya kubwiriza inoza mu butumwa ngo butumwa bwiza, ugasanga abana bacu bari kugwa mu bishuko, bari kuyoba, bari kugwa mu bintu batazi kuko nta mwanya uri kujya kubwiza. Hari ukuntu bavuga ati uburyo bwiza bwo kubwira umwana ni ukuba wowe ukaba example, kuko abana ntabwo bumva ibyo bakubwira, ahubwo bakora ibyo ukora. Iyo akubuze rero agenda mu bandi bamwegereye bamwereka ibyo bakora. Urumva, so mu byo turimo tuba turi kugira ni byiza, ni umurimo mwiza w'Imana, ariko nshuti yanjye hari ikintu namaze kumenya. Mu gihe turi gukorera Imana habemo no kugira ubwenge. Habemo kugira ubwenge, ugira umwanya w'urugo rwawe, ugira umwanya wo kwigisha abana. Nta kintu gishobora kubabaza kigaturitsa umutima w'umubyeyi nko kuba ari aho ngaho ukajya kubona akabona hasohotse akavidewo k'umukobwa we. Yesu mwami we, mwiza yaragiye mu ivugabutumwa. Urakoze cyane. Yagera gutya akagenda kuwacinga mu bandi video y'umukobwa wiwe, kumva umukobwa we hahiye kuri nuza social media platforms zabo. Aba bantu tuvuga, aba bantu Imana ikomeze kubafasha. Wenda hari ukuntu Imana ijya ikora wenda gahunda nziza, ikaba hari favor Imana igishyira ku bakozi b'Imana, ugasanga kubw'amahirwe aguye ku muntu wenda udafitiye nuza, udafite umutima umeze gutyo, ariko bagiye gutangira kubagwamo kubera mwebwe kwigira bize cyane ngo guhamagarwa ntabwo bivuze ngo inshingano zawe zo mu rugo. Hari n'abagore babuze abagabo babo. Uburyo kubwiriza ubutumwa iwawe, ugira umwabwiriza urugo rwawe. For example, subona nanjye ahangaha hano muri Canada cyangwa kuva nagera hano, hari ingo mbona manza mu rugo meze nk'arushye. Icyo kintu tuzakiganiraho ikiganiro cy'ubutaha. So muri make ikintu kabisa kiraho kirebe. So mu byo dukora tureke kubura ubwenge. Satani ni umugome kandi arakora. Ikintu bakimenye. So ushobora kujya busy uri mu bintu byawe, iyo ngiyo ntabwo ari ibintu byawe, sorry, uri gukorera Imana. Ariko nshuti yanjye ngewe nzi abantu yagiye ku musozi gusenga, atashye asanga abana bahiriye mu nzu batatu. Yaraye mu masengesho. Ntabwo ntabizi iyo nkuru. Urakoze cyane. None yasengaga nde? Si yasengaga Yesu?
sagiye gushi niki yasengaga Imana yari yagiye gusenga ariko nta wamenye uwo yasengaga ko ntitwari duhari exactly so yagiyeyo tuvuga yagiye gusenga siko bimeze nta uzi yagiye gusenga okay ndabyumvisha okay sibyo uvuze ko wenda atari yagiye gusenga nubwo koko wasanga yari yagiye gusenga siko bimeze example yindi inkuru ya Yobu twese turayizi siko bimeze twese turayizi nkonjereraho gatoya numvi okay Yobu yari umukiranutsi kiranukiraga Imana aha ku buryo hageze igihe Imana y'ubwayo ikavuga iti wow ti uyu muntu arankiranukira akamutanga Imana imutangaho ubuhamya hanyuma Satani nawe ati se yaburizwa n'iki kugukiranukira waramuhaye ubutunzi yarahiriwe yagira n'iki ahinga akagira icyo arororaga arahinga keza wamuhaye urubyaro wamuhaye abana beza wakoze iki hanyuma Imana iti no njye ndamwizera ni okay inkuru ntuyizi wayumvisheho hanyuma Imana iti genda mugerageze akumva uzakora ku bugingo bwe cyangwa ku murake ku bugingo bwe nabwo ku bugingo bwe kuko umubiri we bawukozeho hanyuma Satani aramanuka nk'iyagatera araza ati hashye rero aza gutwika ahubwo Satani niwe wazanye gutwika urakoze cyane noneho wibutse urebye inkuru Yobu yabuze ibye byose siko bimeze yego abura abana be abahungu bakuru n'abakobwa bakuru yego buri bakuze babaye inkumi cya kigero nyine ubona umwana ukavuga uti utajya kwibonamo abana basa nkawe ati yasahanye abasa nka mama wabo utangira kubabona bakuze handi umwana nyine yambara costume ukavuga uti wow ameze nka papa barapfa bose barapfa sibyo okay muri Bibiliya Yobu yakoreraga iki yakoreraga Imana dusenga Imana ishobora byose Imana igushiriza imvura babi n'abeza siko bimeze siko Bibiliya bivuga okay none kuki abana be bapfuye nashaka kumbwira ko ari uko Yobu yari agira imirimo mibi yageze naho abaza Imana ati Nyagasani nakoze iki hari wenda naba nacuye ntabizi urakoze cyane gukizwa kwawe n'ubushake bw'Imana biratandukanye gukizwa kwawe uracyumva gukizwa kwawe ntabwo cyakura ubushake bw'Imana mu nzira hari favor wenda ubona kutarimbuka hari abantu bazi ngo kuba nakishijwe ntabwo napfa niyo bahora bivugiraho sinzapfa nzarama inshuti yanjye uko n'ukuririmba n'uwabivuze nawe ati nuko mbona nimuza hanyuma ngo twese n'abazaba ari muze ngo duhaguruke tumusanganire ubonye Revelation inuza ikwinuza warasomye hari irangira yitwa ninuza weretswe ninde Daniel ninde weretswe hariya munuza mu byahishuwe yitwa Yohana yareretswe nyine n'icyanje anavuga mu buryo yavuzemo yivugiyemo ngo hanyuma ngo natwe bazaba ari bazima tuzahindurwa sibyo natwe bazayibaragamo none se iyi so muri make rero aricyo cya kintu ashaka kubaza feva yawe yo gukizwa niye feva ubona iyo ukiranukiye Imana abana bawe baba bameze neza fresh nta kibazo ariko nanone aho ngaho naho kandi cyangwa harimo kubura ubwenge kubera yuko nuvuga gutya ngo nukiranukira Imana buri vi ryose rizipfukamiraga thank you kandi n'ikindi abana bawe bazamera ukwabo ntabwo uzazi buri muntu azabazwa ibyo yakoze ngo kandi Imana izakora iki Imana izahanagura amarira iyo bavuze ngo hanagura amarira uteka iki wowe wumva ari iki ubwo hanagura bahise
none n'umwira gute ni uguhanagura imitima agahinda ushobora kugira icyana cyawe bagishingishijemo mu muriro bavuga ati we pita pale genda ujye kwa mu muriro ugende umwana wawe akaza imbere kuko aka kanya hari abana bazi ngo papa wanjye kuva ari pasiteri ntacyo naba ayiwe buri muntu azabazwa ibye wa mwenda wagize icyo wakoze iki buri muntu waratanyutse wahera umwenda wahera wagize iki buri muntu yigererayo niyo mpamvu nta kintu uzavuga kizakurengera. None se ibi ngiye kubaza ikibazo kimwe uravuze ngo Yobu nende kuri Yobu hariya abana be bashya ngo bashya bapfa uravuze ngo yakoreraga Imana kugira ngo mikwereke mbere yo kumva kimwe cy'inyihanganire yakoreraga Imana abana be barapfa siko bimeze none bamukoreragaho nuza igerageza ntago bamukorera igerageza mu umutima we n'agahinda uzi kurera umwana agakura akazamuka akagera hejuru angiza bose bagakubita hasi yari test isa bakoraga ku buzima ariko nanone mu gihe byagenze gutyo ntago bisigura ngo urahita uta Imana yawe urakoze cyane sibyo ntago uhita uva mu byizerwa kubera yuko wahuye n'icyo kigeragezo niyo mpamvu Imana iriho na Satani akabaho niyo bagomba gukora niba wahuye n'ibisitaza bene ibyo ngibyo ntago ari ukuvuga ngo ubuzima burarangiye ubuzima burakomeza uzi noneho igisekeshe cyangwa kinasetsa kenshi abantu bavuga ni ukuntu bahita bavuga ngo nyuma Imana yabahaye abandi hari umudamu ugeze kubivuga ejo bundi gusa yabahaye abandi bana se ngo beza inshuti yanjye kurera umwana njye narize umwana ibe gusa n'uwacitse intege niyo ndashaka abantu bamenye itandukaniro riri mu gakiza urumva kwakira Yesu kuko abantu bagira ngo nakira Yesu birarangiye oya ntabwo bantu ntabwo babaho njye sinzapfa nzarama barivuga cyane iyo bavuga ngo sinzapfa nzarama umuntu wese afite ubusobanuro bwiwe iyo bavuga ngo sinzapfa nzarama kurama mba numva ni ukurama k'ubugingo apana k'uyu mubiri twambaye bamwe ni ibinyabwoba yanjye bamwe ni ibinyabwoba byabuze ubwenge barabunga bavuga ati sinzapfa nzarama kumva ko sizotura nk'umusozi si bimwe babivuga ngo kugira ngo mvuge ngo inuza ngo guteka ntabwo bavuga gupfa mu nuza mu mwuka nako gupfa kwinuza ngo no nshuti yanjye none uzahora ngo uvuga ngo kugira ngo mbwire abantu by'inuza ibitangaza n'ibinuza ngo Imana Uwiteka Imana yakoze iki kugira ngo ahamye oya aho ngaho ngiye muri makere gukizwa tubitandukanye n'ubushake bw'Imana ushobora gukizwa ukaramuka ukagira imyaka 5 ugakizwa muri kimwe ukahita upfa wose ko wabugiye neza mwana ugiye wagishijwe so abantu benshi rero bazi ngo kuva nakijijwe Yesu azaza meze neza ayo maserifi tuyikubite tumufata amaserifi amanuka hasi atuzamure kuko bazi ngo nakijijwe urugo rwanjye nzi ruzaterwa bamwe bazi ngo aka kanya bari mu rusengero cyangwa bari mu rusengero bose ushobora kwikanga nta n'umwe Yesu aje nta n'umwe ukiri muzima bose barakoze iki imibiri yarakoze iki oya iva aho ngaho bo sibyo ubu umuntu ntago agenda mu rusengero kubera yuko akijijwe reka kubwizwa ujya gushaka ikintu ushaka kubaza ubu nyine muri iki gihe turimo muri iki kinyejana turimo ntabwo abagenda mu rusengero ari abakijijwe unyumve neza hari abagenda bamaze kunywa inzoga hari abagenda bavuye gusambana hari n'abagendera kuri gahunda ari mu rusengero kera yapanze ukuntu ari gusohoka akajya kubonana na pasiteri cyangwa se akaza kubonana n'undi muhungu uwo ari we wese wamuterese sibyo kandi yamenye ububyuka aroga aragenda aratonda mu rusengero ashitse ariko abantu tugira n'ibiti bitandukanye abantu bagira n'ibiti bitandukanye ukagenda neza ukumva umutima wawe uratuje nta kibazo gahunda isaha nigera ndetse nsohoka ngende ubu nyine ntabwo umuntu agenda mu rusengero ari uko yakishijwe ugize ngo ube ufite akuma kari hariya ku muryango nimwinjira kajya gasikaninga umuntu wakijijwe by'ukuri gasikaninge n'uwaje kuri randevu wasanga bakijijwe ari babiri mu icumi abamarasita nibo bakijijwe ahubwo
uti wasanga bamarasta twinjiye mu rusengero tumeze neza tumeze fresh ushatse kuvuga ko abandi tudakijijwe oya icyo nshaka kukwerekana uko Imana irema okay tuve kuvuga ngo ya mu mitima ako kakuma kari aho ngaho uvuze ngo bagashyize hari akagapima watangara no wasanga bapfuye ari bo benshi bari gushaka uburyo kumva bari gushaka uburyo baza kuruhuka ariko hari imbere hari umutego utegute muri iki gihe ufate amiga ujya wumva mu matorero ntibagipfa kwigisha gucaha no unyumve neza icyaha basigaye bakibagarira bakagica ku ruhande bakazana ibitangaza uzabona inzu nziza ugiye kugura imodoka nziza uhaye kubwira afite yindi abakuvuga bazatangara ejo bundi maze kugira uhaye kubwira ngo ugiye kubaka inzu nziza atuye mu kadurugu kadafite fo na ruguru sibyo uhaye kubwira ngo ugiye kugenda hanze noneho Afrika basigaye babakorera gashi ngo ugiye kugenda hanze ntazi no ku kibuga cy'indege wa mugani na passport ntayagira ese iyo Mana arinda kuza kugusengera ngo ugiye kubona iki ngiki we kubera ko atabanza yisengera kugira ngo abanze abibone kugira ngo nawe abone kugusagurira ku byo yabonye ese ubundi aya miga urimo kumva turimo kugaburirwa muri iki gihe turigishwa cyangwa turabwirizwa kuko kubwiriza no kwigisha ni ibintu bibiri bitandukanye umuntu abwiriza ibyo yabwiwe nawe akaza akabigucurangira niba nabisomye hariya ndagenda mbivuge ko hakundi nabisomye ariko nimba ngiye kwigisha ndigisha ikintu nge mvuga uko byatangiye naho bigeze kuri uyu usobanura umuntu mu buryo yumva icyo washatse kuvuga ariko ubu turabwirizwa gusa ntabwo twigishwa unyumve neza none ushatse kumbwira ngo kuratubuza kuza twambaye amapantaro n'ibiki niki twagiye gusoroma hariya ko muratubwiriza ntabwo mwamwe twigisha ndumva ko hariya mu rusengero nagiye kuruhura umutwe sibyo nagiye kuruhura umutwe kugira ngo ejo buzace mfite izindi mission cyangwa se izindi gahunda ndimo kuko nibajya baduha umwanya ntabwo batwigishije hari umuntu ubabaje mu kanisa tubaza kubaza nari mpari arahaguruka umupaseri ko abwiriza arangije arambwira ngo paseri ngo aho ngaho uvuze ngo noneho ngo urabeshye ngo ntabwo ari byo yahise amuvuga ngo ndakubwiye ngo icara agize ngo baze aravuga ngo ngo ntabwo bishoboka ibyo ngibyo ntabwo ari byo ngo navuze ngo ceceka ibyo yabivuze mpari ibyo bintu rero ahubwo niwanze ngo twigishe noneho natwe tugire ubwoba bw'ibyigwa twumva kugira ngo tubashe kwikwiza mu buryo bikenewemo maze mutwereke ibyo dukeneye nimumara murebe ko ibintu bitazahinduka muri make mutwereke imbuto so ahaniye ako kantu rero kinuza uvuze ko kuvuga uti bapima abantu hari ikintu kimbabaza mu buzima sibyo icyerekana ko gakiza gatandukanye na karico cyangwa inuza y'abantu uburyo mufata ibintu hari ibintu bafata bakabigira umuco kuko ntabwo ari buri muco wose ngo ari mwiza hari umuco mwiza hakaba n'ibindi ubona bidasobanutse so impamvu navuze ni ntugafata agakiza ngo uvange n'umuco ni uko aka kanya mvugira hari abagabo b'abapasiteri bumva ko ubu bwoko bukwiriye gushakwa n'ubu bwoko ako kantu urakumva icyo kintu uracyumva yego ubu bwoko bukwiriye gushakwa n'ubu bwoko wowe niba wibeshye ugashakwa na buriya bwoko uzaba ukoze iki amahano urabaye ikizira urakumva ako kantu muri Bibiliya itegeko Yesu yavuze riruta ayandi yose ni iki urizi itegeko riruta ayandi yose mukundane nk'uko mukundane nk'uko mukundane ngo naho wavuga indimi nk'iz'abamarayika ukabasha no gutegeka umusozi ukava hano ukajya ahandi nta rukundo simfu ese yavuze urukundo ko gushakana no mu moko ntabwo mvuze mu moko gusa afite yanjye hari n'ikintu bita
tribalism wowe twita ubwoko bw'Imana hari ibintu turenga mu bwoko bw'Imana n'ubu abantu basenga harimo ababuza so ukambwira uti urenze ivanguramoko ribari mwamaze kumva ko ni normal mwafashe ikibi mukigira normal muri kwica urubyiruko n'abana n'ababavamo muri gufata ikibi ndi kubwira abapasiteri aho ngaho bari kunyuza abazaba mu kiganiro bari gufata ikibi bakakigira normal bakakinomalizinga bakumva ko nta kibazo ni umuco ukumva ku kantu ni umuco umuntu akaba yatinyuka umwana we akamugiraho ikibazo usibye n'umwana we n'abantu basanzwe bakavuga ati abo nimubegere cyane bariya noneho nigeze no kuba ndi muri Uganda umudamu wambwiye ati maze nimuzashaka ibigande ibigande ni bibi biriya bintu ni bibi cyase bimeze nabi ukuntu biriya bizuru no wapi rwose maze muzishakire utunyarwanda yego di nkanyumvira nk'umuntu kandi si umubyeyi wawe gira umupasiterikazi gira umupasiterikazi twubaha reka da unahanura na bimwe ariko ako kantu ivi guhanura ni impano no gukizwa abantu mujye mubitandukanye guhanura ni impano ntago ari ugukizwa ni ibintu bibiri bitandukanye n'abapfumu bamwe bajyaga ntujye wumva umuntu ntago kera wajyaga wumva story kumva ngo ari agakecuru cyangwa agasaza ngo kari agasaza ngo karagize ngo kavuze ngo ibintu n'ibindi mbona ngo byarabaye kandi ntagasenga no guhanura ni impano kuririmba ni impano gusenga ni impano ntabwo ihuriye n'agakizata urumva ntabwo ihuriye n'agakiza ikintu uzi ko kitari impano ni ikintu kimwe kwirukana abadayimoni ntabwo ari impano ni bonus buri muntu wese Imana yamuha okay ni impano buri muntu Imana yamuhaye nka bonus ivyo banzurege mbitekereze kwirukana abadayimoni ntago ari impano ivyo ni ugukizwa ni bonus ni nk'uko bavuga uti wakijijwe yamenye Yesu nk'umukiza n'umucunguzi uzi imbaraga ziri mu izina rya Yesu ni bonus aho ntabwo okay ngambwira igituma ntarakumva nuko kwirukana abadayimoni ntago ari impano ni bonus ya buri muntu wese ku isi ashobora kwirukana abadayimoni kubera ikibazo bakakubwira ngo birukanye abadayimoni bari muri wowe sibyo bwaca wagenda ahandi nabo bakirukana abandi wagenda ahandi nabo bakirukana abandi none ugira abadayimoni bangahe muri wowe okay oya none usugenda bariya ngo birukanye abadayimoni ngo bamuvugiramo ahandi naho bashikayo ngo birukanye kugira abadayimoni bangahe wewe bayahora birukana ntibashike ngira ahubwo uba ufite disco y'abadayimoni muri wowe batayo none byose ngiye numva ari impano no uzima batari impano reka nkubwire sibyo ntabwo nakemere okay reka mbigusobanurire neza dufite impano yo kwerekwa tukagira impano yo kubwiriza hari umuntu ushobora kuza aho ngaho agatangira kubwiriza mwese mugasinzira kandi akijijwe mugasinzira hakaba n'impunduza wakumva ijwi rye gusa mwese mukajya muhaguruka abari maryamye mugatangira guseka mugaseka atayatanye mukishima kandi akababwira ikintu ukumva uragisobanukiwe abo ni abakomedi iyo ni impano sibyo no komedi nta muntu ujya ubona ujya imbere ni impano rero sibyo handi ahagarara imbere attention yose igahita imuzaho iyo ni impano urumva twavuze ko Imana ari kubwiriza guhanura hari na kiriya bita kuyobora ni impano urabyemera yego okay impamvu rero kwirukana abadayimoni atari impano ni iyi ngiyi uvuze uwo muntu birirwa basengera sibyo reka nguhe sinariyo kuri njye narababonye ntago reka nguhe rero sinariyo imeze gutya sibyo urabona
Wilson akina umupira. Wilson akina kangahe? Mu cyumweru? Aho ya nimero akina mu kibuga cy'umupira abakina. Nyeretse tumubajije. Okay. Habamo abantu mu kibuga barimo abantu umupira. Football. Habarimo abantu 11. Siko bimeze? Harimo gardien. Abakina muri defense 4. Abakina hagati 2 cyangwa 3 n'abakina imbere 3. Bose hamwe bakaba 11. Sibyo? Hanyuma rero iyo tugiye gusaba ngo coach cyangwa perezida w'equipe cyangwa abafana, iyo turi gusaba intsinzi nka Rayon Sports yakinye cyangwa Amavubi yakinye, uzi abantu tuba tubaza intsinzi umuntu Imana se umwataka mwataka se niyo uri kubakinisha ni rutagizamu akazi ke mu kibuga no gutsinda ibitego. None se abayafashe amaguru hari abakina imbere, hari abakina hagati, hari n'abakina defense. Iyo umupira rero ugeze nko minota 60 70, u Rwanda rukeneye amanota 3 bikeneye igitego ngo bigende ukomeza aho bijya cyangwa rutwara igikombe, bose batangira kureba umwataka. Watsinze ibitego watsinze ibyo ni ibiki? Umwana wanjye ntaka umwataka ari puresha iri kubataka ntabwo muzi kubingana. Nyamara hari ukuntu bagira gutya bakagira sinzi bagire umupira sinzi ngo bisobanukiwe, hakaba icyo bita corner. Banabuze si cyo nkora. Iyo habonetse corner abazi umupira barabizi. Ukabona bateye corner kuva hande epfo, umupira uraje mu kirere, barasimutse bakubise imitwe. Ugibona? Aha. Uzi ko umupira ujya ugenda ukagera mu minota 90 igitego cyabuze, gardien w'ikipe iri gushaka igitego akava mu izamu ko n'ubundi minota igiye kurangira. Minota 90 bongeye ni 3 babonye corner muri 92. Mu gihe bawuteye umupira mu kirere ikibaho ngaho umupira batawurangiza, gardien akavuga ati n'undi badutsinze reka mbe yo kwizamu nze hano ndebe. Bateri corner ugahita winjira agatsinda. Ikibuga cyose kigasara, bose bakiruka bagenda kuri gardien atsinze igitego. Uzi igisekeje yatsinze igitego ntabwo cyangwa umukore gardien gitsinze aragitsinda bakakira. Kikwereka iki? Birashoboka ko gardien yatsinda igitego, sibyo? Birashoboka ko defenseur nawe ashobora kugenda agatsinda igitego mu gihe amaso yose ari kuri nde itayizamu. Ako kana kumvisha bose bavuga ati ni wowe kipiro. Okay, wa muntu uvuze ufite bato y'abadayimoni icyo bita nta confidence afite, cyangwa ntabwo yari yasobanukirwa izina rya Yesu. Araryumva yari yasobanukirwa. Kumva no gusobanukirwa n'ibintu bibiri bitandukanye. Igituma gardien yava ku izamu rye akaza hano agatsinda igitego hano, arajyaniye azi ko bishoboka. Urakumva ko kana iyo atava ku izamu ngo aze hano atsinde ntabwo yari kumva ko bishoboka. N'abantu bose bakabavuga ati abakwiye gutsinda n'abantu bamwe gusa. Ariko mu mupira ibintu bihora gutunga. Sasa uyu nguyu basengeye tuvuze nyine ntago abafite kwizera cyangwa ntago abazi umuriyaki, ntago azi izina, ntazi uburemere, ntazi imbaraga iri muri iryo zina, ntazi ikintu afite bitewe n'ibintu bisigaye biba muri iyi minsi, bitewe n'amafilime, bitewe n'amagambo tuvuga rimwe kabiri Yesu we ibintu bimwe by'ubugoryi bavuga mu bugoryi noneho abazungu baranabikabya. Ikintu kimwe kumva kusemo urugambo rubi hagati arengejeho Yesu. Satani n'umunyabwenge kuruta Imana. Oya kurusha abantu. Iyo ushaka gupfobya ikintu kugira ngo gishire mu bantu
no ishaka kugira ngo abantu ikintu niba gutesha agaciro ikintu uragipfobya siko bimeze iyo ugiye kugura umwenda wawukunze urabizi uramutse wambaye haba hameze neza ariko urabona ukuntu nyirawo ameze ati nta nubwo umwenda usa neza pfa kumbwira uriya ubaza uyu nguyu nkatwe b'abahanga bazi kugura imyenda ubaza uyu nguyu ariko ijisho riri hariya aho ushaka uri hariya ariko ukibarishwa uyu nguyu kugira ngo uze vuba urahenda reka mpfe kutwara uriya nangahe batukubwira ati nayangahe kugira ngo ugabanye ugasanga se ngo ngo ntacyo uti yagabanya rero uti ati n'uyu nyine niyo nashakaga satani sinzi impamvu abantu turi kujya ku bintu bidafite umumaro tumenye ubwenge niyo mpamvu ngo Salomo yasabye Imana ubwenge tumenye ahantu isi igeze tumenye n'ukuntu ibintu bimeze apfobya izina rya Yesu babivuga nabi hano barivuga nabi babivuga ngo naho bagakora n'ikintu kigiye kibabaza cyane ngo holy bakarenzaho rya jambo izi bajya bakoresha mubizi noneho buriya Quebec muri Quebec ni za tabarnak za kibyose batukana kandi batukana ibintu by'ubukarisi ibintu byo mu rusengero ni batukana muri make satani icyo akora apfobya izina nicyo byumva apfobya izina ariko n'abazungu babikora no muri Afurika barahari dusigaye dupfobya izina rya Yesu nubwo abantu bivuye byose nimba umuntu aguhamagara pasiteri ukumva uramwaye ukumva ntabwo ukeneye kwitwa iryo zina kera ari ikintu twahaga agaciro bakwita pasiteri kubera ko nyine babiguhamagara nicyo nyine kiri kugenda kiba ariko urumva ari naho ndi kugaruka kuri handi natangiriye mbere yuko nzakwereka uburyo satani apfobya izina nimba ari pfobya gutyo umunsi wose ukira wumva izina nta mbaraga rifite cyane cyane nk'ahangaha kaca y'abazungu abana bacu aho bazaza bakurira umwana uzaza uvuga Jesus ujya kuri televiziyo hano arebe filime hano Netflix arebe hano uzabona oh my god what Jesus karenzaho Jesus ntujya ubibona noneho umwana azakura azakura apfobya iryo zina ati Jesus baramutuka icyo ni igiki Jesus ni igiki satani ari gupfobya izina rya Yesu kugira ngo uri gutsimbara bavuga ngo satani niba barenzeho ibyo bigambo aba pasiteri bari kurenza amaso ibyo bintu bakajya mu bintu utwo n'utunuza n'utuntu nimba usenga Imana wizera ko Imana usenga ifite ariko ubundi dusenga Imana ivuga cyangwa dusenga Imana itavuga dusenga Imana ishobora kuvuga ati iravuga ngiye gusenga hoya njye numva ko nimba kuko ari urusengero ruhari ushobora gusenga mukavuga uti muri iki cyumweru bitewe n'imbaraga nahawe sinshaka kongera kubona umuntu winjira mwawe mu rusengero rw'Imana mu izina waba ufite izihe mbaraga mwa none ko wumva yo yageragejwe kandi yizerwaga n'Imana ariko ikanga ibyo bintu byose bikamushyiraho n'urubyaro n'ibiki byose bikamushyiraho kandi wumva Imana yaramwizeraga urumva ari ndi bugira umupasiteri muri iki gihe dufite wahagarara hariya akavuga ngo ibi ngibi ngo agenda asenge nicyo mvuga nk'uko Yesu yajyaga se urabona icyo kintu mwebwe muzi ko Imana yakoraga mu gihe cya kera ukibagirwa ko hari feva biracyakora ariko wakoze cyane hari na feva twabo Uzi iyo feva hano yavuye, uzi feva hano yavuye. Impamvu abantu bose mvugisha ubundi kera tukaga izina ry'Imana ko kanyu katawuma. Ariko sha byogarura ibyo garuka neza bamukaboti hano babarenje. Mubizi? So twebwe dufite ubutesi, hari feva y'amaraso ya Yesu Kristo twahawe. Biri gutuma tugenda tubura ubwenge. Niyo mpamvu ubona batuka twebwe uzare mu mafilime yose bakora ibintu byose bakajomba twebwe ba Kristo ntibajya bajomba abasiramu
urakumva ako kantu ntibajye bajombiza andi manuza Yesu ni ugupfobya kuko twebwe ntabwo twirwanira kandi ntabwo turwana n'ibifite n'amaraso n'umubiri ntabwo turwana n'ibifite amaraso n'umubiri bararipfobya imbaraga zaryo utangire kumva ko idashoboka handi ushobora no guterwa n'amadayimoni ukaba utavuga ukabura niyo bikubwira byambayeho ibyo uri kubikubwira byambayeho bigeze kunigwa barakunigura neza nanyuzwe n'amadayimoni mu nzozi nari maze iminsi ndi kwibaza ku bintu mvuga se ubundi ni ngombwa guhamagara Yesu mu gihe ibintu biteye mu nzozi n'iki binzamo bigiye bikomeza binzamo namaze nk'icyumweru rwose hafi ukwezi byibazaho gusa akakunigura ibi wamara ukabyuka ntabwo heza umunsi umwe rero ndarya sibyo cameraman turisangaho isaha imwe nibwishira byabaye igiciro kandi kuko mfite ibintu byaka so reka ndangirize kuri ako kantu reka arangize kuri icyo kiganiro muri gukomeza no hariho ibibazo bibiri nza kumubaza zo gusoza okay so muri make rero noneho ndaryama ndyamye ndota umwijima unyirukanka ngiye wari wapfuye uranyirukana wari wapfuye pe noneho urabizi mu nzozi ubundi mu nzozi ni twebwe original iki ngiki iki gihe housing kiraryama original ikabyuka rimwe mugira ngo muri kurota ntabwo murota nyuma muri kurota hariya ntabwo urota wowe original ni wowe uri hariya akenshi hari igihe bimera nk'ahari ibintu binyuzemo n'iki ariko akenshi mu nzozi hariya ni wowe original ubu hibereye ni wowe ureke iyi housing ikibiri kiba gisinziriye urakoze mavuga ati kuryama ni igicucu cy'iki cy'urupfu kuryama igicucu cy'urupfu reka se kuryama no gupfa bijya gusa nubwo hari ibiryama utabyuka kandi utazi iyo ugiye urabyumva so kirangirukanka ndiruka umwijima bameze nk'aho bugiye buke akenshi uzibaza impamvu ubona ujya wibaza iyo utangiye kurota buri gihe utangira kurota ugatangirira hagati utangirira hagati buri gihe kurota ntushobora kuryama ngo uvuge uti natangiriye aha wanyuma no kandi gisekeje urarota ugasanga uroteye utuntu rwose watubara baramukumva tugutwaye nk'isaha cyangwa iminota 30 wabyuka mu gitondo ukavuga uti se iyi narose ririye ariko ubaza amasaha 8 cyangwa amasaha 10 waryamye ibyo bintu warose bingana n'utwo tuntu ubonye kuki utibaza aho ubanziriza mbere yo kugwa wari bwicura ahubwo wari murota ukabyuka ukagenda nko mu nzu nko gufata amazi yo kunywa cyangwa isahani hantu ugiye wagaruka ugasura ugatangira ahantu wageze ayo ni amahirwe abantu bafite iki kintu ni special neza ugatangirira aho wari ugeze ugasura ukabyuka ukicuka wagaruka n'ubundi ugatangirira hahandi wari ugeze gusa nyine warose amafaranga ntabwo utangirira aho ngaho no iyo warose amafaranga ucuruza birangirira so muri make byuka nabi yagice uzitegeza kenshi mu nzozi numenye ko zitangiye kandi ntunazirangiza gushanga narose ngo nari ngiye ngo ugiye kuzirangiza uhita ubyuka ntiwibaza kandi ugasanga wajya kubara inshuro ibintu urose n'amasaha waryamye ugasanga ibyo warose nta nubwo wisobanuye nta nubwo isaha yakuzura wumva ugasanga ibyo warose nta n'isaha yakuzura sibyo gukina n'umuhungu we so ugasanga nta n'isaha yuzuye kandi baryamye amasaha 8 ujya wibaza ubanza he
ahantu uba wabanjirije bitewe none ndaza kuvuga ntabiterwa n'Imana yonyine niyo ibiza kubanziriza mbere yuko utangirira hagati y'izo zose ko n'ujya utangirira izo zose ni Imana. So iryo banga nk'uko tutamenya aho tubanziriza iyo tugiye kurota ni nabwo tutazi uko sobona ibanga riri hagati y'umutima w'umuntu Imana n'umuntu wayo sibyo n'umuntu ukiri muzima ni nk'ibanga riri hagati y'umugore n'umugabo. Inshuti yanjye pasiteri yigisha ukora icyo ariko ibyo bintu ntuzakivangemo kuko ntumenya aho umuntu yakirijwe kandi ntumenya n'icyo Imana imufiteho ntumenya umutanga Imana. Nonse abapasiteri bavuga ko mutakishijwe? Abenshi bazi ko kuba ufite inyungu atari ugukizwa, kuba ufite amaderede atari ugukizwa. Uracyari kuri Gitwaza? Nicyo ngicyo ndi kuvuga. None se reka mbaze, Yesu yari afite igipara ariko sinzi kuki mutadusobanurira basi iyo usobanura. Yesu yari afite uruhara, yari afite igipara, yari afite ikinuza gipara. Yari afite umusatsi. Uramuzi Yesu? Uramubonye? Baramudescribinga n'ibyo mwumva. Yari afite umusatsi. Deja banavuga ko uyu wibaze birirwa batwereka hano kuri YouTube. Yesu yari avanze, yari ameze nk'umwarabu ukuntu bavuga ko yari ameze nk'umwirabura uvanze. Imana n'Inyabwenge ntibazakubeshye. Yesu yari ameze nk'inuza nk'uko wavanga umwirabura, urabona umwirabura ukamuvanga n'umuzungu ariko ntabe umuzungu neza ntabe n'umwirabura neza. Aha ujya ubona Abahinde, hari Abahinde bameze nk'ibikara, hari bamwe birabura kundusha ariko ubona imisatsi ni y'abazungu, gusa akaba ari ni nk'abazungu iki bavuga ko yajyaga kumera kuri Yesu. Ibi ngibi ni inuza batwereka by'abazungu, amaso y'ubururu ngo Yesu afite amaso y'ubururu ngo Yesu uzi ko hari abana benshi bazi yuko uri ari we Yesu wa nyawe. Ni ikintu babisha mu mutwe nk'uko tuzi ko Amerika ari paradizo. Nubizi? Reka ayo makuru. Nubizi? Amerika ni paradizo. Niyo koko. Hano wageze usanga amafaranga bayaguteguriye, usanga inuza mu ati murayasoroma ku biti muza muyatwima kubera iki. Tugarukire kuri point ya wa muntu basengeye ufite bataye y'amadayimoni ntaramenya ijambo Yesu nako izina Yesu uwo basengeye bitewe n'izo zihariya nari ntangiye kubwira izo zina rose kirangira ukangana nanga kuvuga izina rya Yesu ndavuga no mu izina ry'Imana, mu izina ry'Imana. Baranize uzi ko kera twarotaga uhaye urota watera induru mama wakakubwira ngo vuga ngo mu izina rya Yesu kandi iyo bavugaga byahita birangira n'inzozi zabaga zirangira. Kandi kubwire neza se umuntu kubwire neza cyane bivuga ngo twe twari tuzi Yesu cyari cyo. Urakoze cyane. Noneho noneho ndarota niha utavuga Yesu ndavuga ati izina ry'Imana, mu izina ry'Imana. Inshuti yanjye baranize barakunigomba baragusubira baranize hahandi ukuboko udashobora no kuba kwagira gutya bakaniga nkumva ndi gupfa baraniga pe baransindagira mu gatuza barakanda byiza cyane. Noneho ibibazo ngo bize ndekera kuvuga izina ry'Imana none ushaka kuvuga irya Yesu ndabyibagiwe. Urabyibagiwe kabisa. Habo baguhonze gake wabyibagiwe? Nararyibagiwe nibagiwe izina rya Yesu kugeza aho ntangira kuvuga ni wa wundi. Nawe wataka kuvuga gute? Wa wundi wavugaga gute? Wa wundi ni nararyibagiwe. Nukuri ntabwo ndi kukubeshya. Wa wundi kuri nari naryibagiwe. Barakuniga ukavuga ngo wa wundi. Nabanje kuvuga Imana, mu izina ry'Imana, mu izina ry'Imana. Numva ngiye gupfa. None ndavuga ni reka mvuge nuza. Wa wundi. Naterisoni. Baranize nshuti yanjye. Nkumva ni nk'ikintu kijyanye hano mu gatuza barankwanda handi n'aka gatoki gutya ntashobora kukagira gutya
bakuniguye barandize kugeza ku bw'amahirwe ari ya feva navuze ni dufite feva Yesu yaduhaye hahandi hari ibyo Imana itoleretinga ngo ikarenzaho ikagira gutya ariko ari kera byakabaye birangiye so nari kubw'imbabazi cyangwa bwabuntu za mbabazi z'Imana ya feva Imana iramfasha ndarivuga hoya nararyibutse mu kuvuga wa wundi gerageza noneho numva ngiye gupfa uravuga mu izina rya Yesu natangiye gusaba imbabazi njyewe nari nemeye nti birarangiye none ntangira gusaba imbabazi uzisaba Imana mu nzozi izo ni inzozi gusa cyangwa byarabaye ntabwo zibintu byabaye wowe naranizwe nabyutse nabize ibyuya ubw'amahirwe none natangiye gusaba imbabazi none nsaba imbabazi ko nese nibuka ibyo nari maze iminsi ndimo ntangira gusaba imbabazi njyewe numva ndi gupfa saba imbabazi umaze iminsi ukora iki wa mwana mu buryo yoberwa Yesu ukavuga ngo wa wundi ariko bakubize gakeya rero niba uko nguko noneho ntangira gusaba imbabazi none mu gusaba imbabazi mvuga nti basi unyakire akwakire nawe wari wapfuye wa wundi anyakire nta zina nibukaga nari ngiye mane nagiye wabyuka manu z'amaso yatukuye wanizwa wari wawuga mu mazi nigeze kunywa amata ni nawo umunsi wa nyuma mperuka kunywa amata arangura urakoze hamwe uhumeka kandi amata ubanza yica nabi niwo munsi mperuka kunywa amata cyangwa umuceri y'inshyushyu umuceri uragukora yaragiye afunga ahantu hose ndasamba mu nzu njyenyine neza hantu uzakura umwuka ntihagire na gakeya kagenda batangira gukanura amazi neza rwose azagaza atibuka ntawe uri buririre niwo munsi mperuka kunywa amata sinasubiye kunywa amata kugeza uyu munsi aho nari niba muri Kongo kera maze imyaka 20 ntajya mu mata gupfa k'umuntu ni gutya so kubwa feva y'Imana nari ngiye impa ayo mahirwe mugende gusaba imbabazi sinzi aho izina ryaziye urabyutse wasubiye kuryama mu cyumba kuryama ubwo bari cyumwe ntabwo ngiye kuryama ni ukuri kandi sinigije ntabwo naryama nanjye sinasubira ndiwe ibaze narabyutse ndarira wari warose narabyutse ndarira ako yivuze ko bavuga ngo numva handi uzi baravuga ngo iyo warose wapfuye koko nyine ugapfa mu nzozi no gupfa nyine ku mubiri n'umubiri igisekeje arabavuga ngo burikuramo cyane iyo rose wapfuye izo ni warning ni nka noza zo ni nko kukurabura hari igihe kuba ari ugupfa ariko ari ugupfa ko mu mwuka hari no kuba ari ugupfa nyako so akenshi rero izo nzozi bisaba gusenga yabisaba gusenga so kuko akenshi ikintu amaze kumenya Imana ya feva nababwiye Imana iguha cyangwa Yesu feva iri muri Yesu nuko hari tuwoningi duhabwa iyo turi mu nzira none ubu tumenya gute ko waduhawe iyo uri mu nzira ubibwirwe n'iki kutaranga kuko Imana ganizaga ngo hano Canada hararangaza nshuti yanjye iyo twahaze iyo tangiye guhaga ugiye muzi by'ijumba urumva umuntu usenga uhaze turagushimira rero ni ukuri watugiye neza urabona kandi wese uyasoza vuba turagushimira rwose ibintu wakoze amen iyo ayina ni ariko uri kutwasenga turi muri Afurika none sanga ntabwo ushobora gusenga ushoje uri hano inshuti yanjye usenga iyo ufite akababaro no
iyo ufite agahinda nibwo usenga neza. Urabibona? Iyo ufite agahinda? Ya ufite agahinda. Nicyo gihe usenga neza? Nibwo usenga neza. Utagafite ntabwo ujya usenga neza? None se niba wumva ko mu gusenga agahinda n'ibyishimo byo gushimira Imana, ibyishimo by'iki byo kwibuka ibyo Imana yagukoreye, byo kwibuka aho Imana yagukuye, aho wasenga neza. Nabwo usenga isengesho kumva kabisa ni sawa. Ariko wahaza wicaye aho ngaho akawunti yawe ureba ukabona hari 30,000 dukuri rwose. mugabanye kurya rero nuko bimeze. Hari ukuntu tugabanyuka imbaraga gusenga n'iki tukageza mu bisubizo, kandi ntabwo ari byiza, twakabaho ngo turushaho. So yewe ingaruka rero kunuza kuri wa muntu basengeye, ubwo wabyumvisha ko gusuzugura no kutamenya imbaraga ziri mu izina rya Yesu ikivamo. Ntuzabigerageze. Oya, abantu baratubwira ko babyumva nimba babyumva. Yaba azatubwira nta kibazo. So uri kubivuga tugaruka kuri wa wundi ufite bato y'abantu z'abadayimoni, tunamurangirizaho. Uyu muntu ufite bato y'abadayimoni ntabwo yari yamenya icyo ari cyo, ntazi uwo ari we. So ameze nka wa mugaridiye utazi ko ashobora kuva hariya akaza agatsinda igitego. Akeneye kubwirizwa no kwigishwa. No, pana kubwirizwa, kwigishwa, asobanukirwa izina Yesu icyo ari cyo. Pana tu maneno Yesu. Izina Yesu asobanukirwe. Akeneye gusobanukirwa izina Yesu kwanza. Then uyu muntu umusengera cyangwa abantu bavuga ati aragusengera ugasanga ugize ikibazo isubiye ukamugiye kumusengera ngo bagusengere bakora iki? Ni umuntu wamaze kwimenya, amenya imbaraga yahawe n'izina rya Yesu, ahita aba nka wa mutaka bahora babaza igitego buri kanya. Kuko imyitozo akora cyangwa uburyo asengamo no kwitwaramo bitandukanye n'imyitozo y'abadefanseri cyangwa y'abagaridiye. We akora imyitozo yo gutsinda. Urabyumva? Yamenye imbaraga ze aho ziri. Umuntu rero usengera abantu b'amadayimoni, abantu bagize n'amadayimoni, yamaze kumenya imbaraga yahawe n'Imana. Atangira kubuhira ya mbuto ye. Ariko kwiyiriza, gusenga, gukora iki, arisobanukirwa, amenya imbaraga zimwe. None si yasenga bahamagara izina rya Yesu. Wowe se wavuze ibyo umuntu ntabwo ushobora kuvuga ati mu izina rya Yesu. Ariko se aho uremeza neza ko bari guhamagara izina rya Yesu? Nshuti yanjye, je m'enfu. Kasi uhamagaye Yesu nzi, Yesu Kristo, ibyo yagukoresha je m'enfu. Icyubahiro cyawe cy'Imana ku buzima bwanjye kandi gisekeje ni Yesu nzi. Ibyo je m'enfu. Gusa uzabonera ku bikorwa byabo, imbuto zabo, imirimo yabo. Thank you. So aho kugira ngo muri iki gihe turimo dufite abahanuzi baruta abigisha cyangwa baruta abigisha. None ese kuba nyine tubona byicanze kandi koko bikaba byanditse ngo uzabamenyera ku mirimo yabo, kandi bose bakaba basa n'abakora imirimo isa n'isa, tuzamenya gute abanyabinyoma n'abanyakuri? Kubera yuko ubu nyine umuntu wese asigaye aza uwo muhanuzi, undi yaza akaba umuhanuzi. Ni ukuvuga ngo abahanuzi babaye benshi gusumba abigisha. Yako n'ukuri. Kandi mu by'ukuri waza kubabona ukabona bose yari ku gatuti ko bariterera za ruga bakamejeje amahanuzi ngaho bakubitaguye hasi. Cyaratuyobeye. Abo kuri nabahe abanyabinyoma nabo, umuntu akamagenda akamakubesha ngo uzagira uku nuku, ugategereza ukazamera imvi. Icyo yakubwiye kitaraba. Ese nabayoborwa bafite ikibazo cyo kwizera ibitariho, cyangwa se nabahanuzi bafite ikibazo cyo kuba bahanura ibitari byo? Okay, ariko nyine cyagire twagarukiye twavuzeho ati tuzabonera kunoza ku bikorwa byabo. Nyine abayoboke n'abahanuzi bose bafite ibibazo, cyangwa n'ababwiriza ubutumwa nabo bose bafite ibibazo, kuko abayoboke bararushye. N'abayoborwa bararushye. Abayobora nabo bararushye. Baye nk'abapasiteri y'Umurundi ngo muri make iminsi yose n'indushyi.
nibyo ngo bakize ngo bakenye ngo bameze gute ngo bose bararushye abafite imitwaro n'iki imitima ikomeretse n'iki bakeneye ababahumuriza kandi ubundi hari abantu barabicana ubundi buhanuzi ni ikintu cyafashaga abantu bigishijwe ijambo ry'Imana cyangwa cyagakoze nk'ikimenyetso ko Imana ari ivuganye n'uwo muntu ari ni ikintu cyakoreshwaga nko kuguhumuriza cyangwa kumenya hari akenshi urugero hari nk'abantu hari abantu baba bari mu bibazo kabisa abantu bari mu bibazo pe ibuka stress muri Afurika n'iki umuntu aza akakubwira ati Imana ivuganye nanjye ko irakuzi icyo cyambere ako kantu ntugire ubwoba karabanza kagushimisha mu mutima ati okay harunze okay ntugire ubwoba ikindi kimenyetso ugiye kugirira neza bidatinze n'umuryango wawe uzajya hanze icyo ni ikintu cyo kurema agatima uhita wumva ko utatawe ni ukukurebera ikiri imbere uhumura ibyo urimo ntucike intege imbere niho heza urabyumva bidasobanuye ngo uve ku murongo abenshi rero bafashe ubuhanuzi niyo mpamvu birangira banavangiwe batangira bamwe banahanura neza nta kibazo ariko bikarangira bavangiwe bitewe na dimandi z'abantu kuko abantu bagira uko abantu basigaye bameze nk'aho bashaka gusingiza abapasiteri cyangwa abanuza njye nahamagaye umunsi umwe umuntu pasiteri yaranyishe urahamagara neza ntabwo ari pasiteri yabaye bishop kuko kigusuzugura njye namuherukaga kumenya ni pasiteri bari banyishe so ntujya ubona abapasiteri se ko basigaye bafite abarinzi ugasanga bafite ababodyguard bafite abanuza neza ndetse bumva birebera aho ngaho niho rero isi yanduriye ibintu byose birazamba bagize abarinzi bashaka ko barindwa natwe abakirisitu dushaka kwibohora rero bareke twumvikane basubize ibintu ku murongo nk'uko byari bimeze ubwo rero tugiye gusoza ikiganiro ariko ngiye kubaza amagambo abiri uransubiza ku bugufi ariko ni amagambo abiri yonyine ikibazo cya mbere kiragira giti banze ntangiriye kuri iki ubu nyine baramutse bakubwiye hano tugira ubukonje bwa nyuma buba buri kuri kangahe ubukonje bwa nyuma iyo hafrizinze tuba turi kuri kangahe minus kangahe Canada apana hano muri Hamilton okay oya reka dufate ubwo muri Canada kuko ninzi ko iriya za Grand Prix baza bagira muri 50 something yeah bakubwiye ngo usubirane na ex wawe bakubwiye usubirane na ex wawe cyangwa urare mu bukonje bumwe bwa nyuma tugira hano muri Canada uraremo hanze muri ibyo byombi wakora iki ikibazo ko ntari ngiteguye iyo wanze ukambaza cya kintu cyo kugira ibintu basubiza ikibazo na cya kintu rero tukibaza ndaza kubaza ubwico wasanga wakizeho ndagihindura okay kurara mu bukonje cyangwa gusubira na ex awe tamu bibabaza oya niwe paso bansubize ntabyo kumbaza bansubize icyo kibazo nta kindi cya gatatu washyiramo oya bansubize ikibazo cyanjye kugura ikibanza kiri mu mpaka ibyo ntabwo bindeba aho kugira ngo usubirane na ex wawe cyangwa se urare mu bukonje bumwe bwa nyuma tugira hano muri Canada
hakora iki utuntu tubiri tworoshe gusa kuvuga ngo nasubirana na ex cyangwa se narara muri ubu rukundo bigutwaye nyine nawe urumva nyine icyatuma nyine umera neza. Okay, iki kibazo mbajije kiragoye mu kuntu ariko atari kuvuga ngo ndubahutse cyangwa abona hari ibintu byinshi bituma abantu batandukana. Sinkeneye ibisobanuro, nsubize ibintu bibiri gusa. Never, ibyo si byo nkeneye nasubirana na ex cyangwa se narara muri iyo sino muri ubwo bukonje. Sorry ya moins 53 cyangwa 53 hari igihe bageza muri 54 cyangwa se nashaka ibirangiti byinshi cyane ukarara mu bukonje bitewe n'agahinda nagize n'ukuntu ibyambayeho na process nanyuzemo. Ntabwo nakwifuza kongera kunyura mu kintu cyangwa sinakwifuza n'undi muntu kuba yakinyuramo. So nahita nzamuka North Quebec nkajya kuri wa musozi ukonje cyane mu izina rya Yesu abazimubashe. Amwana urapfuye. Okay, cyo turagisimbutse ariko ndababaye nimba ari uko nguko uzi ubukonje buba hano hanze. Iyo hakonje uzushikanze ukazawumva izuru ni nk'iryakabwa se rirakonje n'intoki n'ibirenge utakibyumva ukaza wumva amatama ntakuriho none utekereza waharaye. Pole sana kuko abatazi by the way kandeka mavuga abatazi ukuntu umutima uryana ujya wumva abantu barwara igifu njya mbona agahinda cyangwa umutima ni nk'igifu cy'umutima mu izina rya Yesu nuko biryana. So ngira ngo abantu barwara igifu cya gifu hindura ushyira ku mutima. Bakobwa beza namwe basore beza mwirinde gutandukana n'abantu banyu kuko urumva ko birababaza. Mukundane nimba mubikeneye kandi nimba mutabishoboye mubivemo mutabanje gukundana. Ubundi se wawe babo tuzakundana Ikibazo cya kabiri kiragira giti ubu nyine baramutse bagufashe bakazana televiziyo bakayatsa uri kumwe n'ababyeyi bawe papa na mama n'abavukanyi bawe uko nyine mungana mwanya niba muri batanu harimo na papa na mama wawe bakaguplayingira video y'ubuzima bwawe bwose yaba ibibi yaba n'ibyiza waciyemo muricaranye hatagira akantu na kamwe basiba bahisha bakabizana byose bakabishira aho ngaho bakabiplayinga no kuzana intebe bakayiteramo imisumari bamara bakakubwira ngo icaramo bayitanike kuzana bagashyira hari igiflat screen kikerekana ibintu byose nanyuzemo ubuzima bwose wanyuzemo kuva ukiri mutoya kugeza uyu ungana hano. Yego no kuzana intebe bakayiteramo imisumari barangiza bakakubwira ngo icaramo. Ikintu nakora se nababwira imisumari bateyemo bongeremo n'amacupa bashiramo n'amacupa kugira ngo wicare neza aho kugira ngo ntabwo ngiye kwica mama wanjye umutima aho kugira ngo we ajye kubabara cyangwa reka njyewe nishyurwe ntabwo n'imisumari yari ihari ntabwo iba ihagije wawe n'amahwa
umusumari ukuntu utinda kujomba ntabwo usohoye cyane ariko ufashe amacupa ukayasekura urabona amacupa yo kurenga mu Rwanda kuri muntu uza ku bipangu bashyiraho amacupa y'amacupa ameze fresh uducumu y'amacupa basatuye bari hariya hanyuma noneho n'aya mahwa wowe ujya mu ishyamba hari ya mahwa abantu babaye mu giturage cyose ihwa rirerire gutya ikintu bitaga imitahe urakoze ibizingitiranyije ukuntu igira amahwa bayifate bafate sipaguru bagende badushyiraho twinshi duhagije ugati wowe wacha icarari nuko itazana abanye murakoze cyane batari banga wakoze ibiki bingana gutyo bituma hakicara mu baho uziko kugira none utekereza ibyo wanga ko abavyeyi bawe babona none utekereza imbere y'Imana uko kurumva utaraboze digipfu reka tubivuge uri igipfu pole nari igipfu reka turangize ikiganiro cyacu oya uri igipfu rwavuze nari igipfu ayiwe none ndapfuye reka turangize ikiganiro cyacu n'abantu ya sawa bo Imana ishimwe ko batazanye karango ndakoranga mu bibiti none mbise ndeba ukuntu wicaye ku ntebe irimo amacupa y'ibisumari ngo niho batareba izo video wibaza ko ibo bakoze ibingana bite nshuti yanjye ariko wakoze ibiki mwana niba ari byo bakoze hari umuntu wigeze wica mu buzima bwawe nta muntu wishe gusiri gafu niba ari byo bakoze njye nakoze Promax kandi ibigafu bya digital bitandukanye n'ibya analog barekagamo gakeya ariko digitali harimo no kwa upgradinga uti ntabwo bihagije ni ukubikorera muri HD mubaze ngo none ari ugusubira na ex wiwe no kwicara iwabo bakareba ibyo bintu zose oya icara hariya ive icara uzaza n'igitekerezo cyawe oya ntacyo nzakubaza wowe urandwaje pe cyakoze shirije nkoreye umuti reka turangize ikiganiro cyacu murakoze mwebwe mwese abadukurikiranye turabashimiye mwebwe mwese next time muzagaruke muwacinge ibikurikira murakoze cyane nawe ubutaha bye